y'ibirayi cyangwa se ifiriti y'ibijumba, ibyo bita ubundi mu cyongereza byita amafiriti. Ibintu byose byanyuze mu mavuta benshi bisa gutya byita fried. Niba ari ifiriti y'ibijumba nk'iyi ngiyi bayita fried sweet potatoes, niba ari y'ibirayi ni fried sweet potatoes. Ukuntu rero ushobora kuyiteka, urabanza ugategura, ngo tuvuge ugiye guteka ibirayi. Niba ugiye guteka ifiriti y'ibirayi, urabanza ugategura ibirayi, ugategura isafuriya. Wenda niba ukoresha gaze, ugomba kuba wateguye na gaze urabitekeraho. Niba ari n'imbabura, ugategura amakara n'imbabura, ukabanza ukajya gufatisha imbabura. Rero ugomba kuba ufite ibirayi, uragenda ibyo birayi ukabanza ukabihata. Ibyo birayi wamara kubihata, ukabishyira mu isafuriya, ukabihata, ugakuraho ibishishwa, kandi ukirinda kubihazura ibirayi cyane, ukajya ukuraho ibishishwa by'inyuma, ukirinda ko ikirayi cyakangiye, wakora intungamubiri. Uriya iyo uri guhata ibirayi, ugakuraho kiriya gihu cy'inyuma cyose, ugakuraho igice kinini cyegereye n'icy'imbere, uri gukuraho intungamubiri z'ibirayi. Rero ugomba gufata ikirayi ukagihata neza. Umaze gukata ibirayi, ubwo urabanza ukabishyira mu isafuriya nyine ukabyoza. Noneho ugiye gushyiraho, ufata isafuriya yawe ugashyiraho amavuta. Rero kujya gushyiraho amavuta ukarindira ko ashya, ukaza ugashyiramo ibirayi. Hari igihe ushobora gushyiramo igitunguru gishyiramo nyuma ibirayi bimaze gushya, ifiriti imaze gushya. Rero mu guteka ifiriti bigenda bituraza. Ufite isafuriya yawe rero uraza ugashyiraho amavuta ukarindira ko ashya, ukoreshaho igihwagari biterwa n'amavuta ushaka. Iyo umaze gushyiramo amavuta, y'ibirayi, uraza ibirayi ubwo maze gushya, ibirayi uraza ukabishyiramo, kandi ibirayi ugomba kuba wabikase mu buryo nyine bw'ifiriti. Ubikata mu buryo bw'ifiriti, ugatangira gushyiramo muri fome wifuza, kuko fome ushaka gutekamo ifiriti ziratandukanye. Ugahita ushyiramo ibirayi, kandi ifiriti ukayiteka ku muriro mwinshi. Iyo birangije rero, ugomba kuba ufite n'ahantu uri kwarurira na rushe yabugenewe wari gukoresha waruramo ifiriti. Ariko ukirinda kurya ibintu birimo amavuta menshi, kubera ko n'ubutaha tuzaza turebe uko wakora amandazi wibereye iwawe ukoresheje ifarini. Nubwo turebye ukuntu wateka ifiriti. Ubwo tuvuze ku birayi no ku bijumba ni kubigenza. Uragenda n'ubundi icyo ukora ni ugufata ibijumba ukabihata, ukuraho ibishishwa, hanyuma ibijumba ukabikata mu buryo bw'ifiriti, guteka ifiriti. Hanyuma ukaba wateguye n'amavuta, ugashyiramo ibyo bijumba wakase. Iyo bimaze gushya, ukaba wateramo igitunguru, kandi mu gushya rero ugomba kubitera ku muriro mwinshi.